nibyo nakubwiraga rero mwana. Twa tunini wambwiraga mvuye kutuzana. Noneho cyana aracyemeza kabatese ejo bundi yaransuzuguye mwana yaransuzuguye bya hatari. Nagiye mwana nkahita mbi nuko bipo. Cyaro rucabana yaransuzuguye bya oje. Aka tunini ngiye mvuye kutuzana. Ngiye kutunywa ndanywa nka bingahe? Banywa kimwe. Gusa wagira iminota ingahe? Oya, iminota 15 niyo nshaka cyangwa 20. Ku buryo ndamuhezayo ewani. Ndamwemeza ibintu ngiye kumukorera. Namateka ngiye kwandika. Ngiye kuba marita zayo wa kabiri kabisa. Ngiye kutwata kangiye ndanywa 2 mgiyewe mwana, ngiye ndanywa 2. Mfe kutuzana. Aba we, hecha. Abatesi yaransuzuguye. Ariko mwana ni kinini kingana n'icyaba abantu babana n'ubwandu. Birangica rwose. Ari ibintu nta kintu bitwara umuntu. Ikintu uko wayinywa nugira icyo ubona. Mwana umupira wowe ninza mu makona numva wajyanga no kumamagara. Leta. Sheri warwa n'umuntu twavuganaga. Ndaje. Motari. Reka mfata ka moto harya ngo ni aho ngaho ku Kitabi ndahazi. Nyamirambo urenze kuri stade. Ndaje aho ngaho n'uguca abana. Kabisa sheri witanze witeguye. Utuntu ngiye gukorera n'utumanyeri ewana. Wininza mwana. Wininza wowe. Ndakwemeza wa mukobwa mu buzima. Yagenda ashaka. Ibintu ndagukorera. Si murumuna wanjye wari hera. Petit frère. Sigiye wera. Ko numva ntari busubire mu rugo. Ujye kumbikira tuno tuporo. Uramamagara cyane buri gihe kandi. We ntabwo ba wumva gihe baramagara cyane ugakabya nawe. Wajye utarabuye ugasimbuka. Nahageze. Nose bimeze bite? Ni neza ni mondoza byabyo mba mari hansigiye. Ni semeri ariya meri yagiye. Sibagiye guhinga se na papa ntuze niyo bagiye guhinga. Rero mwana gara petit frère. Baragiye kujya. Bacuri bazakwaza banagiye ubwo nagiye muri sport. Ugiye muri sport zambaye. Wewe ngiye nawe ngo mama nabikubaza mukiko nagiye muri sport. Wewe umuhishano nagiye. Nabonye kubeshyira mu kecuru. Wewe umubwiye ko ndi muri sport none ikimenye umubwira amamagara. N'ubimubwira nanjye yamamagara tukahita duhuza. Biraba ari sawa ntabwo ari bubitindeho. Ngaje rubice tuno tuboro. Ndaje ngiye kunyaruka ntabwo ndi butire dore nabana ari saa 7 ndatamagera mu kanya. Sawa genda. Udushyira ku kabati handi hafi yaho mbika inkweto. Ngiye kugenda mbyakiye nta kibazo. Utubike manje gutubora tuba duhenze nuko ntabwo wapfa kumenya ibyari. Ntabwo wapfa kumenya utwaye tworo. Sawa mwari kancomoke mani kimwa. Nari nyine bikorera uzungu. Ndabikora nta kibazo. Kanyaruke mani, kanyaruke kabisa. Genda. Sigukinza aho hantu nyine. Wihara. Mamaze ko agiye noneho nindi ubwira ibyanjye none mama yanjye njyamye handi nimba bari buze mu kanya nawe se mama yuko atinze kuza nura musaza ubundi abantu baringa bakageza saa 8 bahinga ni dusore kandi ubiteye amabirabi banza baje ntabwo
nyiri no kureba neza noneho wese ko ndebe uhennye hanga uri mu biki uri mu biki manuka aho ngaho yakunda nshaka kuryama numva ari wakonje niho nshaka heza heheza ahangaha niba iki se ubaye icyo ufashwa n'ibiki uyu mwana bayakira ibintu bizaba kumubiki gihora kinteza ibibazo hanga ubaye iki aho se wafashe habaye ndebe nyine habaye iki habaye iki reba nawe nibiki wabaye nibiki wabaye indetse biki aguhaye iki ni ibintu amaye by'umweru yagiye hese yagiye ngagiye muri siporo icyo nkubaza bigenze gute manuka wicare hasi uvuga ibintu ubaye ni ibiki aho ngaho ni ibiki ubaye ni ibinini nkweye ibinini bwoko ki se kandi imbizoro bimaye ariko se mwakabyarana mwana reka njye kureba so isose yagiye semeruka mujyana guhinga tujyana marina nizoba naho bari bose bagiye yiryamye ari wakonje aho ngaho murareba uriya mwana bayo urebe byo mufuje jena rumva hangaha muri urugo nusabaye urambaza ndabizi ko nduzi yifashe ku simba ngo nindebe ngo ku gasimba ke ndabizi baye iki uretsira ngo ubuza guhamagara marinete ngo aza mwana simbizi yewe nusi waburwa dore marinete araje none umwe ibiki rebe noneho we peti uri kuzwa n'iki sha mama ngo ni ibinini ngo anyweye ntumbaze dore wayi iki dore nsanza dore ibihugu bimwe ngibi mu gakoko abizi se urambaza ndabizi sindeba n'ibyawe bya binini se bya gusa urambaza ndabizi yewe ibi binini ibi binini babyita ruvuna bata byamaye nka ntabyo nzi dore ndagazi kibarira wanyweye binga iyi ni ruvuna bata nka bitanu kirapfuwe ndagazi babyita ngo ukize abiri ruvuna bataka kuri paritopari sibu wasobanura gutyo kuri paritopani ni mari paritopari bum dorere none se ubu turamukorera iki ndakuryama wakonje urarwaye ese uyu mwana ibyo binini mwagurutse do muna mashini kandi hano yahaguruka mva rero nta gutinda uretse gato muhaguruka iki uzi ko none se yatangira kurekura amasasu murebera none se mukecuru ninde wasaba igihaye yewe se ndabizi ko nsanze agarama ninde abiguhaye sha umusore murumuna wawe biki ngo ni bisore riba ari yagiye he yagiye hamwe ngagiye muri siporo nese yarabiguhaye ngo bikuvure yambaye ngo nyine mimubikire nese kucyo binyweye ntabwo nari nzi ibyo nanjye kucyo binyweye kucyo binyweye base mwajyanye nese ubwo bayishinga bagiye ibintu ngo kibika kigiye kumirana biriya binini se byitwa ngo babyita ruvuna bataka kuri gahunda dorere ntabyo uzi papa mva rero jyana bikuna nese tumujane he kwa muganga kwa muganga ntabwo babivura babuzwazane kwa muganga si baramuha ibyo ashaka ibi binini bamujyana ahantu hari za marigarita mujyana babantu jaho bari za mugurira gahunda indaya rero none se ubwo mukecuru wiyameje jaho ya mugurira indaya mushire nyoko mushire nde mushire nyoko subiramo ko kandi mushire mushire nyoko nyine dorere haguruka utinge so haguruka 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 nje kukurebera kwa ntuzi
si wowe muzaza muranywa ibintu mutazi ubwoko kwa bwabyo. tasiyana nta muntu uhari. Reka nkwereke tumushire Nyina na amahano waba ukoze amahano. nusi kibazo umwana wanjye afite. Wakuramo kuri nyina. Reka nkwereke tugende Tumujyane kwa nde? Arapfa kwa muganga. Ibise